karamuzana dosiri bone foya urakarama data ugira umushumba uzirikana wavuganye nawe arakomeza akora umurimo w'Imana arakomeza akora umurimo w'Imana ntabwo yigeze acogora ntabwo yigeze abivamo bivuga ngo iki bivuga ngo Zakariya ntabwo yarambiwe hari igihe umuntu asenga yabona adashubijwe akabiva kwakira ari ukugira ngo ejo bizagirire umumaro benshi hari ibintu bidutinda kugeraho ari ukugira ngo ejo abantu bizabigisha bizabinyigisha atari uko Imana muri iki gitondo cyiza gitondo cy'umugisha Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe ni Gatera Jose ugarutse imbere y'Imana n'imbere y'ubwoko bwayo nshimira Imana reka dusenge rero Mana data wa twese Mana ishobora byose ijambo ryawe n'inkota ya mujya abiri turarisengeye Mana imitima yose iri hano itegereje kukumva ndagira ngo iri jambo ribakize ndagira ngo iri jambo ribaruhure ndagira ngo iri jambo rimare imibabaro ndagira ngo ijambo ryawe rikore kuri buri umwe wese yakire gukira yakire guhura n'Imana imbaraga zisumba byose ziboneke ku bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndasengera ubwoko bwawe budukurikiranye ndasengera ijambo ryawe Mana baduteza amatwi bagirire neza yerekane igaragaze mu izina rya Yesu urakoze Mana kuri kumwe natwe urakoze ko wigaragaje urakoze kuri budushyigikira urakoze kuri bukiza abarwayi urakoze ko Mana hari benshi bari bwakira gakiza kandi bakongera bakakwikomezaho twabonye batubanjirije bakwikomejeho urakoze rero dusengeye ijambo twirukanye imbaraga zaturwanya imbaraga zaturogoye zarogoye ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu twirukanye abarozi n'abapfumu bakonikoni bose imbaraga z'umwijima zihunge haboneke kwera kw'Imana urakoze kubikoze ni mu izina rya Yesu amen Imana ishimwe ni Gatera Jose nkuko nababwiye guturuka muri Philadelphia Imana ibaha umugisha kandi nukuri ndakomeza kubingingira kugira ngo mukomeze mukurikirane ijambo ry'Imana mwumva ijambo ry'Imana hanyuma ufungura iyi video wumva ijambo rigufashije woherereza n'abandi kandi njye nkubwira ngo ujye ufungura video uyirangize kuko buryo wirangije ni byiza cyane kurushaho uyirangize niwumva gufashije hari ijambo rigufashije nawe woherereze mugenzi wawe bityo rero Imana yo mu ijuru ikomeze duhana umugisha reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka turi muri Luka ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo waho turahera kwa 5 reka musomyi adufashe reka dusome ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa mbere umurongo wa 5 umutwe w'amagambo uravuze ngo Marayika ahanurira Zakariya ko azabyara Yohana Marayika ahanurira Zakariya ko azabyara Yohana ku ngoma ya Herode umwami w'Iyudaya ku ngoma ya Herode umwami w'Iyudaya hari umutambyi witwaga Zakariya hari umuntu w'umutambyi w'umukozi w'Imana hariho umuntu w'umutambyi iyo bavuga ngo hariho umuntu nuvuga ngo uwo muntu yahoze ariko ntakiriho rero biravuze ngo hariho umuntu w'umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya wo ku mugabane wa Abiya wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti yari afite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana bombi ngo we umugore n'umugabo bari abantu bubaha Imana ariko ujye witondera kumva ikintu bibiri ihamiriza bibaza kuba uyu mugore n'umugabo we ngo bari abakiranutsi bari abantu bubaha Imana bari abantu b'inyangamugayo umugore n'amahirwe kugira ngo ubone abantu bahuje kwizera bahuje kubaha Imana n'ibintu Imana iba yikoreye n'ubuntu bugiriwe iyo ubonye umugabo wawe muri kugendera ku mugozi umwe abana bawe se muhuje buba ari ubuntu bugeretse ku bundi rero uyu nguyu Zakariya ngo bombi we n'umugore we na madamu bari abakiranutsi yego bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana bose ari inyangamugayo bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana bose ari inyangamugayo ariko ntibagiraga umwana ariko
ariko rero iri jambo ariko ntibagiraga umwana. Ibaza abantu bari abakiranutsi, Bibiliya ihamiriza ko bubahaga Imana, ko bari abantu b'inyangamugayo. Ibaza abo bantu Bibiliya ivuga yuko bari abantu bubaha Imana, bari abantu, ndashaka kukubwira, hari abantu bavuga ngo jyewe n'ukuntu nakoze imirimo, n'ukuntu ugasanga umuntu aravuga ngo rwose ngo ndibuka yuko ngo hari inkunga nateye inzu y'Imana, ngo hari inyubako nashyize hariya, ngo ariko ngo nkambona ngo ibimbayeho. Bibaho rwose, ariko abo bantu Imana irabazirikana, ntabwo ijya kure yabo. Nje kukubwira ngo Imana dusenga irazirikana. Iyo uri umuntu ukorera Imana, iyo uri umuntu ukijijwe, Imana irazirikana. Ijambo ryacu ravuga ngo Imana irazirikana. Uyu munsi nje kukubwira ngo Imana irazirikana. Imana irazirikana. Tubonye umugore, tubonye umugabo bari inyangamugayo, bubahaga Imana, bubahaga Imana, ngo ariko Bibiliya yatubwiye ngo ariko nta mwana, ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeth yari ingumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru, muri zabukuru. Nuko ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe, Zakariya yabaga agikora umurimo w'Imana. Kandi mwumve ko uyu mugabo nta mwana yagiraga, kandi bageze no muri zabukuru, kandi baranubashye Imana, bari baranakoze imirimo. Wakwibaza ngo yaba ari jyewe mba nkibirimo? Oya, tekereza cya kibazo, cya cyifuzo cyanze gusubizwa. Umaze kuvuga ibintu byinshi, maze gucika intege, maze kurambirwa, ndetse n'urusengero waruvuyemo ngo nta Mana ihaba, bariya nta mugisha baboneraho. Ariko ubundi wakubwiye ko umugisha utangwa n'abantu n'indi, ko umugisha uva ku Mana, Imana izirikana. Zakariya n'umugore we bari ingumba kandi bubaha Imana, bagera muri zabukuru. Zakariya ngo aranasengaga, na rubanda ruramufasha, rurasenga, abakristo baramufasha, badiyakoni bashyiraho ayabo, bagenzi b'abatambyi bashyiraho ayabo, nawe na madamu barasenga, ngo babona ikibazo ntabwo kibava imbere. Ariko ngo Zakariya arakomeza akora umurimo w'Imana, ntabwo yigeze acogora, ntabwo yigeze abivamo. Bivuga ngo iki? Bivuga ngo Zakariya ntabwo yarambiwe. Hari igihe umuntu asenga yabona adashubijwe akabivamo. Hari igihe umuntu asengera ikintu yabona Imana itakimushubije, n'ibyo yakoraga akabireka, akavuga ati n'ubundi nafashaga abakene, ndabyihoreye byose ni hahandi, najyaga njya gusura abarwayi kwa muganga, ndabyihoreye. Hakaba imirimo ureka kubera ko nawe hari ibintu bitashubijwe. Ariko nje kukubwira ngo Imana irazirikana, ntuzongere kwivumbura ku Mana, Imana niba yivumburaho. Dufite abantu bivumbura ku Mana, batinda gusubizwa bakabivamo, dufite abantu babivamo. Ariko Zakariya uyu ntabwo yigeze abivamo n'umugore we, ngo barakomeje bubaha Imana, ndetse barayikorera, barasenga, basengera abantu, kuko bashobora kuba barasenze bo ntibasubizwe. Ushobora gusengera ikintu ntukibone, ariko wasengera mugenzi wawe akakibona. Ko bijya bimera. Ntabwo mubizi se Pawulo ko yasengeraga abarwayi, n'igicucu cye cyonyine cyabakizaga, ariko ngo yari afite igishakwe, yari afite ijisho ryahoraga ririra. Ushobora gusengera umuntu akabyara kandi wowe utarigeze ibyara, birashoboka. Ushobora gusengera umuntu akabona akazi kandi wowe ntako ufite, birashoboka. Kubera iki? Imana ntiragukura kuri uwo musozi, kuko ibyo dusaba ntabwo ari byo Imana iduha. Imana iduha ibidukwiye. Igihe cyose iyo twasabye, Imana ntiduha ibyo twasabye, ahubwo iduha ibidukwiriye. Ikavuga iti uyu wakwiriye, ikakugenera igeno ry'Imana ribaho. Mujya mubimenya, igeno ry'Imana ribaho. Rero kuba warasengera runaka agasubizwa, ntabwo bivuga ngo ibyo yasubijwe nawe uzabisubizwa, kuko Imana iduha ibidukwiye. Zakariya yarasenze, yari n'inyangamugayo, yubahaga Imana, yari n'umukristo mwiza, yari umukozi w'Imana mwiza w'inyangamugayo. Dufite abantu bajya bavuga ngo abakozi b'Imana b'iki gihe, ugasanga abantu bari kugwa kubera barebera ku bandi, ngo runaka, ngo aho gukizwa nka runaka, ngo abapasiteri bariho ubu. Ariko nashatse kukubwira ngo abantu bose ntabwo ari kimwe.
hariho abantu bagaragara ko batubaha Imana cyangwa se ibyo bavuga batabikora, ariko hari n'abandi bubaha Imana no mu kibazo. Muririmbye yarebye ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, ngo kubwo imbabazi ze zose nyinshi ndamahoro, ngo no mu byago nzaririmba kubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Rero umukristo ahora ashima Imana no mu bibazo. Rero hari abantu bagwa ngo abapasiteri bubu ngo ibiki, ugasanga umuntu yitwaje abandi ngo runaka aramemukiye kandi ari umukozi w'Imana, ngo mera ko mbivamo, kandi mu by'ukuri warihemukiye. Imana yirahari yo ntihemuka. Zakariya yikomeje ku Mana, arakomeza akora umurimo w'Imana, we n'umugore ngo bari inyangamugayo. Rero nje kukubwira ngo iki, Imana irazirikana, ujye uyikomezaho, ujye ukomeza ubane n'Imana, ujye ukomeza usenge. Kuba utinze gusubizwa, Bibiliya ivuga ngo ariko nta mwana bagiraga, ntibagiraga umwana. Bavuga ngo gute umuntu ushimwa n'abantu agashimwa n'Imana ashobora kugira ikintu akenera akakibura, ashobora kugira ikintu yifuza ntakibone. Ariko hari ibintu dutinda kwakira ari ukugira ngo ejo bizagirire umumaro benshi. Hari ibintu bidutinda kugeraho ari ukugira ngo ejo abantu bizabigisha, bizabinyigisha, atari uko Imana yabitwimye. Ahangaha iyo tuhageze haba inyigisho. Gute Zakariya yatinze kubyara, yanasenze bakanamusengera abapasiteri bagenzi be, kuko biritubwiye ko yari umutambyi, ndetse n'abadiyakoni bene uwo mupasiteri abafite n'abadiyakoni nabo bakamufasha. Burya ikibazo cyabaye ko abapasiteri turahaguruka twese, ariko ntasubizwe. Ariko ngo arakomeza akorera Imana, arakomeza abinyangamugayo, arakomeza avugwa neza n'abantu n'Imana, kuko niko Bibiliya yatubwiye. Umurongo waho wa 7, mukozi w'Imana. Umurongo wa 7 yaravuze ngo ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba. Kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Kandi bumve bishoboke ko nta n'icyizere cyo kumubona, bishoboke ko nta n'ibindi byiringiro bari bafite, ariko abantu n'intwari ntago babivuyemo, barakuze. Hari ibintu tureba tukabona bidashoboka, tukabona nta nzira pe, ariko ibyo ntibidutandukanye n'urukundo rw'Imana. Rero nitugashaka Imana ngo reka nsenge, reka nyikorere kubera ko ninyikorera nayo izagira gutya, oya tujye tumera nka ba basore batatu ngo ari abasore bahamije Imana, Shadrake na Meshake na Abedenego. Barababwiye ngo ninde uri bubakize aya maboko, ninde uri bakize ririya tanura ry'umuriro. Baravuga ngo Imana dusenga ishobora kudukiza uriya muriro, ariko nitanabikora. Rero mujye mureka two gukorera Imana kugira ngo nayo ikore ibi, gukorera Imana kugira ngo nayo ikore ibi. Reka ntange icya10 kugira ngo uzampe umugisha mu kazi, oya shobora no kugitanga bakakwirukana mu kazi. Birya bintu mujye mubimenya. Bakankura mu kazi naratanze icya10, bakankura mu kazi naratanze amaturo, birashoboka. Ariko kandi wowe uba wujuje inshingano, Imana ikabizirikana ikagushakira n'akandi. Shaka kukavamo kubw'impamvu runaka, ariko shitani ntiyakakuriganya, oya shobora kukavamo Imana ishaka kugucisha naho hantu. Rero iyo tumaze gukura tusobanukirwa ko byose bituzanira ibyiza. Kuba Zakariya yarubahaga Imana, Bibiliya imuhamiriza n'umugore we ngo ari inyangamugayo, ntago byababujije kutagira umwana, kandi baranamusengeye. Kandi ikindi cya 2 nshatse kukubwira ngo barasenze, bari bageze no muri zabukuru, nta bindi byiringiro bafite. Ngego umurongo waho wa 8 tugezeho, yego wa 9. Umurongo wa 9 aravuze ngo ubufindo buramufata nsubira kwa 8. Nuko ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, nuko ubwo Zakariya akiri umukristo rwose agikora ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe, ubufindo buramufata nk'uko umugenzi w'abatambyi wari uri,
ubufindo buramufata nk'uko umugenzo w'abatambyi wari uri, ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Yari akiri mu murimo nyine akora umurimo w'Imana. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, muri icyo gihe yariho akora umurimo w'Imana atabivuyemo. Uranyumva? Muri icyo gihe yari akiri mu rusengero, yari akiri mu budiyakoni, yari akiri mu gufasha abantu. Muri icyo gihe akiri muri wa murimo mwiza cyo koserezamo imibavu. Ariko urumva ahantu Imana yamusanze. Muri icyo gihe yari akiri mu budiyakoni, yari akiri mu buririmbyi, atarivumbuye, atarabivuyemo. Muri icyo gihe yari akiri mu nyubako ashyigikira umurimo w'Imana, cyubaka insengero. Muri icyo gihe yari akiri mu murimo mwiza w'Imana. Urumva igihe yamusanze mu Imana. rubanda rwasengeraga hanze. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze, rubanda rwari hanze. Maze marayika w'Umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Muri icyo gihe rwose rubanda ruri hanze, maze marayika w'Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. cy'imibavu. Zakariya amubonye agira ubwoba. Ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Imana imugarutseho. Hari igihe iyo umuntu ativumbuye, iyo umuntu atabivuyemo, haleluya, iyo umuntu atabivuyemo, Imana imugarukaho. Iyo utavuye imbere yayo, iyo utavuye imbere y'Imana, Imana ikugarukaho. Muri icyo gihe yoserezagamo imibavu, rubanda ruri hanze, rubanda ruhuze, rubanda ruri mu kajagari, rubanda bakivuga ngo ntibizakunda, se buri inyungu yakuyemo ni iyihe? Rubanda rukivusakuza, rukikuvuga, rukigusebya, Imana iritamurura. Haleluya. Cya gihe rubanda rukiri aho hanze, rukifata amakuru rutara, ruvuga ngo nta kizakunda, dore igihe yahereye, rubanda rukiri muri ibyo. Imana ishimwe. Ngo rubanda subira wa murongo wari wa 13. Yego. Ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe. Kuko azaba mukuru imbere y'Umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose. Kandi azuzuzwa Umwuka Wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Benshi muri Bisirayeli azabahindura ku Mwami Imana yabo. Azaba ari n'umwana ukomeye, azahindurira abantu ku Mwami Imana yabo. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya. Yego, Imana iguha umugisha. Asanganye imitima ya base n'iy'abana, n'abatumvira Imana. Azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi no gukiranuka, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe Umwami Imana. Imana iguha umugisha irekera. Amen. Urumva umwana yahawe, Imana irazirikana. Nje kukubwira ngo wakoreye Imana. Hari umurimo mwiza wigeze ukora imbere y'Imana. Hari igihe wigeze kunezeza Imana. Zakariya ngo agikora uwo murimo, rubanda rwaraho ruri hanze, niko birivuze, bagivuga amagambo, rubanda bakiraho bagiterana bavuga ngo ntibizakunda, nta kizavamo. Urabizi, hari igihe dutinda mu kibazo, abantu bagasakuza, abantu bakavuga byinshi, bakavuga ngo ni ibyaha bye, uriya ntiyasengaga, n'ubundi yaratubeshyaga, twari twarabivuze, ni byinshi.
iyo watinze mu kigeragezo havugwa byinshi, ariko y'Imana ije ibambura ijambo. Kubera Zakariya kwihangana kwe, kubera gukomeza asenga, aha byanyigishije no gukomeza gusenga. Imana iramubwira ngo, marayika aravuga ngo gusenga kwawe kumviswe. Gusenga kwawe kumviswe. Kubera iki? Zakariya ntago yigeze arekeraho gusenga, yakomeje asenga, ntago yigeze acogora. Ntugacogore, ntukarambirwe, ntukava imbere y'Imana itaravugana nawe, ntukava imbere y'Imana ntukayivumbureho. Imana niyo kwingingwa, Imana barayihendahenda, Imana bayitinda imbere. Yankunda kubwira abantu ngo jya uha Imana igihe, jya uha Imana igihe, jya uha Imana igihe uvugane nayo, jya uha Imana igihe uyikubwire icyo gushakaho, jya uha Imana igihe uyinginge, jya uha Imana igihe. Mwene data, urashaka kwakira igitangaza cy'Imana? Ijambo Imana yavuze ntabwo rijya rihera. Zakariya yatunguwe n'Imana. Uyu munsi irashaka kugutunguza igitangaza cyayo, uyu munsi irashaka kugutunguza umunezero wayo, uyu munsi irashaka kugutunguza imbabazi zayo, uyu munsi irashaka kugutunguza urukundo igira. Ntabwo ibyo wavuganye n'Imana bizahera. Imana igaruka kuri Zakariya ivugana nawe ngo rubanda rwari hanze, rubanda rwari hanze ruvuga ngo Zakariya asaziye ubusa. Ubuse ntitwamusengeye, hari umuntu wamurushaga gukiranuka? Uyu buse hari umuntu warushaga Zakariya kubaha Imana ko nta mwana yabonye? Bakiri muri ibyo, marayika aramubwira ngo witinya, witinya amagambo uri kumva, witinya igihe gitambutse, witinya ibyo unyuzemo. Dore umugore wawe abetagiye gusama inda, zabyara umuhungu. Imana ishimwe kwigizirikana, Imana ishimwe kwigizirikana. Ngiye kugusengera Imana, Imana igukomeze. Iyo dusenga, iyo duhamagaye irazirikana. Imana ishimwe rero, iyo duhamagaye irazirikana. Iyazirikanye Zakariya, nawe yarakuzirikanye. Hari ibyo yagukoreye rubanda ruri hanze ruvuga, hari ibyo yagukoreye rubanda ruri hanze rusakuza, hari ibyo yagukoreye rubanda ruri hanze ruguteza ngo reka agende tuzareba. Tumuhaye igihe gito, tumuhaye amezi 3, tumuhaye kwezi, rura rugo ntazarutindamo, uriya mugabo dusanzwe tumuzi, iranda ntazayibyara, uriya murimo ntuzakomeza. Rubanda ruba ruvuga, ariko Imana ikigaragaza cya gihe. Imana ishimwe ko Imana izirikana. Imana ishimwe rero, ngiye kugusengera uyu munsi uhure n'Imana ikwiyereke, uyu munsi uhure n'Imana ikwigaragarize. Mana yacu, Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ya Aburahamu, uri Imana nkuru, uri Imana yumva gusenga. Iri ni ijambo ryawe. Nkuko wazirikanye Zakariya kabyara umwana w'umuhungu, uyu munsi hagira umugore uzirikana, hagira umugabo uzirikana Mana, hagira umusore, hagira inkumi, ugira umuntu uzirikana ave mu kibazo atinzemo. Zakariya ngo arageze muri zabukuru we n'umugore we, ayiwe data wa twese, ariko kubera kuzirikana ubaha isezerano ry'umwana w'umuhungu karamuzana. Dosiri bone foya, urakarama data. Ugira umushumba uzirikana, wavuganye nawe Mana, ugira umushumba uzirikana, ugira umukozi wawe uzirikana, abantu bakwikomejeho, uri Imana izirikana, ubagirire neza. Mana yacu, Mana urinde abantu kudandabirana, bacogoye babivamo, mu izina rya Yesu bongerera imbaraga, tanga ubugingo kandi bwinshi. Urakoze ko wumvise, urakoze ko bikoze, urakoze ko wigaragaje. Cyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka mbahe telefone kugira ngo wambaze uti se koko umuntu yakwihangana nka Zakariya? Oya, ntabwo umuntu Imana imuha kugeragezwa nk'ukundi, ikwizera kwawe irakuzi. Ariko kandi icyo gusabwa ntukave imbere y'Imana, kuyikomezaho no kwitinda imbere igira iki kugenera. Reka duhe telefone 0785 98 944 0785 98 944 na 0722 74 33 93 1 0722 74 33 1. Imana y'amahoro ibagirire neza. Ni Gatera Jose, amen.